Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka Podcast, ndabaramukije cyane nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri Avdiivka, ni Avdiivka yes Rasta. Uyu mujyi rero biragoye kuwusubiramo cyangwa se imijyi yo muri Ukraine biragoye kuyivuga imyinshi, ariko uyu mujyi nababwiye ko harimo kuberamo intambara ikomeye cyane. Mbabwira ko ndetse n'abanya-Ukraine barimo kugwa mu mutego usa n'uwo baguyemo muri Mariupol. Ese bimeze bite? Ese ingabo za Ukraine zirimo ziragotwa n'iz'Uburusiya biri guturuka hehe? Turaje tubiganireho muri iyi podcast, ariko tuze no kuganira ku makosa akomeje gukorwa n'ingabo za Ukraine cyangwa se muri komandoma zabo, kubera ya macakubiri nababwiye atangiye kugaragara hagati y'inzego za gisirikari n'inzego za politiki. Ibyo byose tugiye kubiganiraho muri iki kiganiro, ariko tunongereho nuko ahangaha muri Ukraine opposition nayo itangiye kuzamuka, kubera ko iki gihugu cyagombaga kuba kiri mu matora mu mwaka utaha. Turabirebera hamwe muri iyi podcast, ariko tuninywera ibinyobwa bya KDB rero nkuko mubizi badufitiye ibinyobwa byiza cyane, badufitiye whisky nziza cyane, bakatugirira vodka nziza cyane iri mu icupa ryiza cyane, bakatugirira dry gin nkuko mubayabona amacupa yabo ni meza cyane, bakatugira dry gin nziza cyane, bakagira red wine y'amaritiro 3, bakagira white wine amaritiro 3. ni ukuvuga ngo nicyo gihe cyacu cyo guhesha amafaranga agaciro, tukava kuri bwa buyoga bwa fake twinjire mu kiganiro cyacu. Yes, twinywera KDB. Yes, rero nkuko twari twabiganiriye ubushize tugaruka ku makosa yari yabayeho mu gisirikare cya Ukraine, cyane cyane muri Zaporizhia nkuko nari nababwiye hari habaye gukusanyiriza hamwe kw'aba ofisiye cyangwa se gukusanyiriza hamwe intwari z'abanya-Ukraine zari zimaze iminsi zitwara neza ku rugamba ahangaha muri Zaporizhia. Bakaba bari bahuriye hamwe bagiye kwambikwa imidende cyangwa se kwambikwa impeta z'ishimwe ko bitwaye neza ku rugamba. Aba bose rero bari bakusanyirijwe hamwe n'abari baturutse Kiev baje kubambika iyi midari, babashije guhitanwa n'ibitero by'Abarusiya, kubera ko Abarusiya bamenye amakuru ku gihe. Izi drone zabo nababwiye mbi cyane mu gutata, zikaba zarabonye ahantu haparitse amamodoka menshi, zibona circulation zose, ariko n'Abarusiya bakaba bari babifitiye amakuru. Izi drone rero nkuko mubizi iyo zibonye ikintu zitanga coordonnées z'icyo kintu aho kiri, noneho abari hirya kure cyane bakabasha kurasa aho hantu. Nibyo byabaye ahangaha muri Zaporizhia. Umuntu akaba yavuga ko haguyemo intwari nyinshi z'abanya-Ukraine kubera amakosa, nabyita amakosa kubera ko intambara ntirarangira. Ni gute ukusanya abasirikari bitwaye neza ku rugamba ukabakusanyiriza ahantu hamwe ngo ugiye kubambika impeta, atari bya bindi byo kuvuga ngo murashaka amafoto n'amavideo yo kwerekana ko mugera ku rugamba abasirikari muhura nabo, ariko murabibona ko nta makosa. Ikindi kandi amakosa nk'aya ngaya nayo yaragaragaye muri Kherson. Twabivuzeho mu kiganiro cy'ubushize, ndi kubigarukaho kugira ngo mbibutse. Muri Kherson aho bari badeployinze abasirikari bavuye mu myitozo, abasirikari bari fresh baje gufasha abandi ku rugamba. Aba nabo babashije kubashyira ahantu hamwe, Abarusiya babasha kuhamenya, aba nabo bahitanywa n'ibitero by'Abarusiya. Ibi nabyo byarabaye no ku Barusiya aho Abarusiya nabo bigeze kwibeshya umusirikare wabo bagakoresha telefone. Ni mu gihe cya kera intambara igitangira, nabyo byabaye ikosa ryahitanye abasirikare benshi b'Abarusiya. Ibi rero muri iki gihe biri kuba ku basirikare ba Ukraine, kubera cya kintu nababwiye, inzego za politike zirashaka amafoto yo kwerekana mu bitangazamakuru ko hari ikiri gukorwa. Ibyo ngibyo rero kubera kubishakisha cyane bigatuma bakora amakosa atuma abasirikari babo bagwa mu byo nakwita nk'imitego, cyangwa se bagwa mu bitero by'Abarusiya batakagombye kuba bagwamo, kubera ko ntibyumvikana. Kuko Zaporizhia urugamba rurakomeje ntirurahagarara, Kherson urugamba rurakomeje. Ahangaha muri Avdiivka tugiye kuganiraho ibintu bimeze nabi. Numva atari igihe cyo kuba wakusanyiriza hamwe abasirikari. Murabizi Zaluzhny muri interview yari yakoze yari yavuze ko intambara ya Ukraine, avuga ko abanya-Ukraine ubu ngubu bari muri impasse kubera ko intambara yarabananiye, nta n'ikigaragaza ko bashobora gutsinda intambara. Zelensky agaruka avuga ko intambara itabananiye bagomba gukomeza bakarwana. Narabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize, abashaka kumva ibyo yari yavuze mwajya mu kiganiro cy'ubushize. Ariko noneho ahangaha muri Avdiivka
nababwira ko abarusiya bakomeje kugota ingabo za Ukraine muri uyu mujyi, kandi nibabasha kubagota batarayisohokamo Avdiivka yose, haraza gufatirwa umubare munini cyane w'abasirikari b'abanya Ukraine. Nk'uko nabibabwiye mbere y'uko winter cyangwa se igihe cy'ubukonje gitangira, abarusiya barashaka kuba hari ikintu kigaragara bafashe, kubera ko nabo murabizi barimo kugana mu matora umwaka utaha, aho Vladimir Putin ateganya gutangaza kandidatire yiwe. Murabyumva namwe, ntabwo ashobora gutangaza kandidatire yiwe mu gihe cyose nta kintu kigaragara kiraba ku rugamba. So Avdiivka rero ni kimwe muri ibyo ngibyo, ariko tukanategereza n'ikindi kintu gishobora kuba, kubera ko abarusiya nk'uko mubizi, abarusiya bamaze igihe badeployinze abandi basirikari bashyashya benshi, ari nayo mpamvu Zaruzhny yari yihebye agakora iriya interview yakoze. Ni ukubera yabonye umubare munini abarusiya barimo kohereza ku rugamba, ari nabwo yavuze ati twibeshye ku Burusiya. Aranikina aravuga ati igihugu cyose cyatakaza umubare munini w'abasirikari nk'abo twishe b'Uburusiya cyava mu ntambara. Aho ngo yashaka kugaragaza ko hari akantu bakoze ku rugamba, ariko iyo ni propaganda, namwe murabyumva. Ariko ikintu kirimo muri iryo jambo yavuze nuko ntago bashobora gushyikira umubare w'abasirikari b'Uburusiya. Ntibishoboka kuko n'umubare w'abaturage uratandukanye, kongeraho ko n'aba banya Ukraine benshi ntibashyigikiye intambara, kongeraho ko mu baturage bari basanzwe bafite igice cya Donbass n'iki gice cyose cya Zaporizhia na hehe, abarusiya bigaruriye abaturage babo ntago bakiri kuri Ukraine. Abahunze nabo ni benshi. Ni ukuvuga ngo Ukraine igiye mu ntambara ndende yakwisanga abaturage bagiye gushira ku rugamba, kuko niba abarusiya bagumye mu mirongo yabo ntibakore contre-offensive ngo barangize abanya Ukraine bagakomeza bakora ibitero shuma, ni ikintu kitarimo imibare. Ari nayo mpamvu Zaruzhny ahamagarira abanyapolitike. Buriya iriya interview ya Zaruzhny ikintu kiyirimo ni ukwereka abanyapolitike ko bashobora gusubira inyuma ku ntambwe zabo, bakareba uburyo intambara yasozwa mu bundi buryo, kuko mu buryo bwa gisirikare ntibishoboka. Twarabiganiriye kenshi ahangaha kuri iyi podcast, bamwe mukatwita aba pro-Russia. Nta kibazo, njyewe ndi umu pro-Russia, njyewe narabibabwiye ndi umufana wa Putin, nta kibazo. Ariko tujye tunamenya n'ibintu, tunaganire n'ibintu mu kuri kwabyo. Nuko abanya Ukraine bari kurengana, abanya Ukraine barimo gupfira muri iyi ntambara bitakagombye, kubera ko niba mugiye mu mishyikirano intambara hari uburyo bwo kuyihagarika. Ari aba banyamerika babashutse mukisanga mu ntambara, bakanga gutanga garanti ko mutazajya muri NATO. Iyo NATO ntibayibashyiremo ngo banabarinde ibitero by'abarusiya. Noneho uyu munsi n'inkunga babageneraga zikaba ziri guhagarara. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane ku muturage wa Ukraine n'umuntu ukurikirana iyi ntambara. Nubwo tuba tuvuga ngo wenda ngo turi ku ruhande rwa Putin, ariko nta nubwo twanze abaturage ba Ukraine. Icyo twanze ni iyo systeme y'abanyamerika ikomeza gushyira isi mu ntambara igihe cyose. Rero hari aho tubona ko iri gutsindwa, njyewe ndabikunda cyane iyo hari aho abanyamerika bari gutsindwa mu ntambara zabo bashyira ku isi hirya no hino. Ndabikunda cyane ko narabibabwiye, njyewe ntabwo nsabwa ngo mbe netre, ngo njye ku mpande, ngo ruriya ruhande na ruriya, ngo njye sindi umunyamakuru. Ntabwo ndi umunyamakuru, njyewe ndaza ngatanga comment ku byo nabonye, nkavuga uko nabibonye, kimwe nuko nawe wafata podcast yawe nawe ukavuga ati ibi bintu ndabibona gutya. Ariko njyewe ibintu uko mbibona, ndabona ko umuturage wa Ukraine afite ibintu byinshi cyane byo kubaza umunyamerika, afite ibintu byinshi cyane byo kubaza umunyaburayi, kubera ko yaba ngaba bataza kubeshya umunya Ukraine support muri iyi ntambara, ntago Ukraine yari kwibeshya ngo yinjire mu ntambara. Ikibazo kiba cyarakemutse, Donbass bakayiha autonomy, ikaguma kuri Ukraine ifite autonomy. Bino bice byose abarusiya bafite bikaguma kuri Ukraine bifite autonomy, wenda abarusiya bagatwara Crimea gusa. None ubu ngo bagiye gutwara biriya byose, nta nubwo tubizi ngo intambara izahagarara abarusiya bageze he. So ibyo ngibyo byose kwiyongeraho abaturage ba Ukraine baguye muri iyi ntambara, ni ikibazo abanyamerika ubundi isi iramutse iri fair bagombye gusubiza. Ni ikibazo abanyaburayi ubundi bagombye gusubiza, kubera ko Ukraine ntabwo yari kwinjira muri iyi ntambara idahawe inkunga n'ibi bihugu byose byayihaye inkunga, cyangwa se ngo biyizeze ko bizakomeza kuyifasha.
niba mwarabibonye Zelensky yakomeze gusunikiriza asaba kujya muri neto birangira muri neto bidashoboka ko yajyamo, rimwe na rimwe bakanamuseka, ubundi n'abanyamerika bakamwita indashima, abanyaburayi bakamwita indashima. Ariko se ninde wamushyize muri iki kibazo? Zelensky ntiyashoboraga gufata icyemezo, nubwo ngewe mvuga ko ku ruhande rwiwe navuga ko nta bushishozi, ni umuntu udafite ubushishozi, ni umuntu utigira ku byabaye, ni umuntu yatweretse ko ari umukinnyi wa filime, ibintu byose abibona mu buryo bwa filime, kubera ko ni umuntu utazi gusesengura ngo amenye ngo ese Ukraine agaciro kayo mu maso y'abanyamerika ni akahe, agaciro ka Ukraine mu maso y'abanyaburayi ni akahe. Numara kumenya ko gaciro noneho ubone kwinjira mu ntambara, uvuga uti ntibazandekura, umenye ngo wenda ndi ku mwanya umwe na Israel. Ntibishoboka rero, ntibishoboka. Ntushobora kubona imbaraga nk'iza Israel, ntushobora gukundwa nka Israel, ntibashobora kukwitangira nk'uko bitangiye Israel. Ibyo ni ibintu Zelensky yagombye kuba yarabonye, nawe numva agomba gusubiza ku giti cye. Ariko tuve kuri Zelensky, abamushutse bo bite byabo? Niba isi iri feya, isi niba iri feya, abanyamerika bagombye gusubiza iki kibazo, abanyaburayi bagombye gusubiza iki kibazo, bakagisubiza abanya-Ukraine, kubera ko igihugu hejuru ibyo byose kirasenyutse, kizongera kwiyubaka. Igice kizasigara cya Ukraine kizongera kwiyubaka mu myaka n'imyaka, nkuko twabibonye. Zelensky ari gusaba noneho amadeni yo kugura intwaro zo kugira ngo akomeze urugamba. Nuvuga ngo intambara izarangira bafite amadeni atabaho. Ibyo ni ibiki? Yewe ni nayo mpamvu kugaruka muri ibi bintu ngo muri Zaporizhia byagenze gutya, muri Kherson mwana bibonye ko ni intambara zihora zisa buri munsi. Abanya-Ukraine baratera bagasubizwa inyuma, bagatera bagasubizwa inyuma. Abarusiya ntibarashaka gukora contre-offensive usibyangaha muri Avdiivka no muri nzira zigana muri Kharkiv. Urumva nibyo bintu muri za Kupiansk, niho hantu tubona ko abarusiya bashaka gutera expanding. Ariko nta wamenya, abarusiya baracyafite ikibazo cy'ibitero by'abanya-Ukraine bituruka muri za Odessa. Abarusiya baracyafite ikibazo cy'umutekano wabo wo muri Crimea, kuko abanya-Ukraine bakomeza kurasayo, birashoboka cyane bakomeza kwangiza ibikoresho by'abarusiya. Rero sinzi ngo abarusiya bazafata ikihe cyemezo, kubera ko ntago bazemera gukomeza guterwa n'aya mato n'utu twato tw'abanya-Ukraine. Ibyo byose ni ibintu tugiye kureba, tugiye kwinjira mu gihe cy'imbeho. Abanyamerika bari gutangaza ko kizaba ari igihe gikomeye cyane kandi kurushaho muri Ukraine, kubera ko barabizi ko abarusiya bagiye kurasa ibintu byose bituma babona amashanyarazi na za gaze n'ibiki byose. Ibyo rero ni ibintu biteye impungenge abaturage ba Ukraine mu gihe bagiye kwinjira muri iki gihe cy'ubutita. Hakaba ha rero ahangaha muri Ukraine, nk'uko twabiganiye tuvuga ku macakubiri ari hagati ya Zaluzhny n'inzego za politike, hakiyongeraho ikindi kintu cy'uko murabizi muri Ukraine ubundi nubwo Zelensky arimo gushaka gusubika amatora, ariko muri Ukraine hagomba kuba amatora mu mwaka utaha. Mu mwaka utaha rero hari abakandida bandi babona ibintu ukundi, barimo gutuma abaturage ba Ukraine babonaga ibintu ukundi nabo bafite aho bashobora kuvugira, kubera ko niba bashobora gushyigikira umukandida udashyigikiye intambara, nge numva ko abaturage benshi badashyigikiye intambara bazatora uwo mukandida. Ni ibintu rero tugomba gukomeza tukareba, tukanabihuza nuko no muri Amerika abarepublikani na Donald Trump barimo kuzamuka cyane mu majwi, Biden ukomeje gutakaza amajwi cyane ubwo ni iki kibazo cya Israel cyinjiragamo. Ni ukuvuga ngo nta mahirwe afite yo kuzatorerwa kongera kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki ni ikibazo gikomeza kuba ikibazo gikomeye kuri Ukraine, kuko ahangaha muri Amerika muri kongere yabo inkunga Biden yari yasabye package ya Israel, asaba package ya Ukraine. Ahangaha muri kongere baravuga bati iyi package ya Israel yego nta kibazo, ariko iya Ukraine oya, ntibishoboka.
muri kubyumva. Ibyo ni ibintu abasenateri bamwe na bamwe muri Amerika batangiye kubaza abanya-Ukraine gusobanura uburyo bakoresheje amafaranga bahawe, kuko abanyamerika babona ko bahawe amafaranga menshi ku buryo bakagombye kuba barayakoresheje ikintu runaka. So barashaka ko ibyo bintu, abanyamerika barashaka ko babisobanurirwa bakamenya uburyo amafaranga yabo yakoreshejwe muri iyi ntambara ya Ukraine. Ibyo rero ni ibintu bishyira Ukraine ahantu habi cyane. Kandi noneho ikibabaje, abanyamerika nyine Biden araje aveho, aba Republican bazane politike yabo babivemo basa nkaho ari abera muri iki kibazo, bo bakivuyemo nyine bakirekeye abanyaburayi. Murabyumva namwe, ariko mu by'ukuri nibo soko y'ikibazo. Umunya-Ukraine waguye muri iyi ntambara, isoko y'ikibazo nta yindi ni hariya. Twarabibonye, Amerika yiteguye gukora byose ku bwa Israel, kugera naho ideploying amato yayo akomeye cyane hari hafi ya Gaza. Ni ikintu ubona ukibaza uti se Ukraine iri hehe? Ariko Ukraine reka mbabwira ahantu iri. Murabizi ko mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa, n'urugero ngiye kubaha kuko niho hantu nabashije kubona imibare, ndagira ngo namwe muze kwibaza mu mibare wenda mu nteko z'abanyamerika muri zo congress zabo cyangwa se mu nteko z'abongereza n'ahandi, muze kwibaza uburyo biba bimeze. Mu nteko ishinga amategeko y'Abafaransa hejuru ya 60% by'abadepite bafite double nationalité, ni ukuvuga ngo ni Abafaransa bakaba n'Abanya-Israel. Murumva ko icyo gihe cyose icyo Israel ishaka kizatambuka mu Bufaransa. Aho nta hantu nabashije kumenya imibare, ariko ibaze mu bindi bihugu nyine bishyigikiye Israel. Ni ukuvuga ngo muri Amerika ujya kureba muri Congress yabo Abanya-Israel bayirimo ni benshi, inteko zabo ugiye kureba Abanya-Israel bazirimo ni benshi, inzego zifatirwa ibyemezo n'abarimo ni byinshi. Ntibishobora gusa n'ibi bintu byo muri Ukraine. Ariyo mpamvu igihe cyose umunyamerika ashobora guhita bivamo, ariko akabivamo. Ngewe ikibazo ndi kwibaza hano, nshaka ko twese twibaza, akabivamo bikazasubizwa nande? Iki kibazo kizasubizwa ninde uzabazwa ibyabaye ahangaha muri Ukraine? Ko ari byo tujya tuvuga ngo turaba pro-Russia. Uyu munsi uwo munyamerika wanyu mushyigikiye, mwebwe mushyigikiye umunyamerika, azasobanura iki ku baturage ba Ukraine bari mu bibazo, batakaje ababo kubera iyi ntambara bazaniwe? Mukibaze namwe. Ntababwiraga ati ibi bintu ntibashobora gutinyuka Putin, ntibishoboka, mukamukangira umusazi, ariko namwe muri kubibona. Ejo bundi igihe cya Zaluzhny nyuma yuko avukoze iriya interview na Zelensky akaza amuvuguruza, murabizi ko nyuma yaho gato umujyanama akaba n'inshuti magara ya Zaluzhny yiciwe muri anniversaire yiwe. Bamuhaye kado irimo igisasu, agiye kuyifungura kiramuturikana. Bitangira mu bitangazamakuru byo muri Ukraine bya leta birimo kuvuga ko yatashye mu rugo arimo gukinisha grenade ikamuturikana, ariko byaje kumenyekana ko ari kado yahawe irimo bombe. Ibyo byose ni ibibazo biri kuba ibibazo muri Ukraine, kuko Zaluzhny ubu ngubu ntabwo yishimye. Barakibaza, ntinde wishe inshuti yanjye? Nawe wakwibaza ukavuga uti ninde wakoze ibi bintu? Ushobora kuvuga muri Zaporizhia nyine, mushobora kuvuga muti Abarusiya bahari nibo babashije kubikora n'ibiki, ariko wakwibaza uti kubera iki nyuma ya interview ya Zaluzhny aribwo ibyo bintu byabaye? Ibyo rero ni ibintu nagiye nkababwira ati iyi ntambara uko imeze, hari umurongo utukura abanyaburayi, abanyamerika badashobora kurenga. Twatangiye kubibonera hehe? Kuri Elon Musk watangiye afasha abanya-Ukraine, twagiye tubona abivuyemo rimwe. Abantu barabyibaza birabacanga, ariko ngewe narabibabwiye mu kiganiro. Abarusiya, Abashinwa bafite ikoranabuhanga ryo guhanura amasatelite.
narabibabwiye mu kiganiro uburyo abanyamerika bagiye kubona babona abashinwa birasiye satellite yabo yakoraga neza. Yari statement abashinwa bashakaga gukora, kwereka umunyamerika ko bafite ubushobozi, bageze ku ikoranabuhanga ryo guhanura satellite. Ubu no kuvuga ngo uyu munsi ni ikibazo gikomeye cyane, umunyamerika ntashobora kwinjira mu ntambara n'umushinwa, ntashobora kwinjira mu ntambara n'umurusiya, kubera ko imbaraga z'umunyamerika ziri hehe? Amaso yabo ari mu kirere, mu byogajuru. Igihe cyose rero wabashije kuba ufite ikoranabuhanga ryahagarika ibyogajuru, umunyamerika uba umufite gutya. Nk'umuntu ukurikirana narababwiraga, nkababwira nti iki kibazo kirakomeye cyane, umuturage wa Ukraine azisanga nta muntu afite wo kubaza ibyamubayeho. Ndetse narababwiye mbaha n'urugero rwa Afghanistan, ndababwira ati Zelensky tuzamubona ari kwirukanka inyuma y'indege, cyangwa se tumubone yirukanka yambuka ku mupaka wa Pologne, kubera ko nari mbizi. Mu bukungu ntushobora guhana Uburusiya ikintu cyose kiba mu butaka, muzi kiba mu butaka, mu Burusiya baragifite. Bafite peteroli, bafite gaze, bafite uranium, bafite n'inono n'ibyo abanyaburayi badashobora kwitesha. Mwarabibonye nibo beza cyane ibinyampeke. Ibintu bakenera byatuma ubuzima bw'Uburusiya bumanuka ni bike cyane, bafite byose. Mu ikoranabuhanga bakaba bari hejuru cyane. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bitangira wowe ugahita ubibona, ukavuga uti ahangaha icyambere Umurusiya ntazasubira inyuma, ntibishoboka. Kandi ukabibona ko umunyamerika hari intambwe atazatera, umunyaburayi hari intambwe atazatera. Tutangira kubibona bemera inkunga zikaza ibice, bakagenda mu nama bagahita batangaza ngo okay, ngo Leopard 100, ngo tank Abraham izi nizi. Kugeza uyu munsi ugasanga ibyo bintu byose byanditswe mu binyamakuru, bikaba headline, bakavuga ati noneho Abarusiya barapfuye, dore ibintu bemeye. Ibyo bintu ntibitangirwe rimwe, bakaba bakubwira ngo kugeza uyu munsi ntibiragera kuri 40% y'ibyo bemeye. Murabizi izi tank Abraham zo ntiziranahagera z'abanyamerika. Leopard mwarabyumvise, induru zari zirimo hagati ya Zelensky n'abanyapolonye n'abadaga, avuga ko bamuhaye ibishaje. Barimo kubaha ibishaje. Ni ukuvuga ngo ni ikintu kirara kimeze nk'ifoto, kwerekana ko hari ikintu bakoze, ariko mu by'ukuri nta cyakozwe. Ibyo rero barabibonaga iherezo ry'iyi ntambara, tukabivuga mukabiseka. Ariko ahantu umunyamerika azinjira mu ntambara n'imbaraga ze zose yitangira igihugu, icyo gihugu nta kindi ni Israel. Nk'ubwo ngo nari maze kubabwira umubare w'abadepite mu Bufaransa, ariko mutagira ngo siko bimeze no mu Burusiya. Buriya n'Uburusiya nabwo nubwo uyu munsi bugaragara nk'ubushyigikiye Gaza, ntabwo bushobora kwinjira muri iyo ntambara, kubera ko Uburusiya nabwo bufitemo abayahudi benshi mu Burusiya badashobora gutuma Uburusiya bwinjira mu ntambara na Israel. Ni ukuvuga ngo inkunga z'Uburusiya zizageraho zigarukira. Kwifata ukigereranya n'igihugu nk'icyo, ntumenye agaciro cy'igihugu cyawe, ni ikosa rikomeye nshinja Zelensky. Ariko noneho hejuru ya Zelensky hari ababimukoresheje. Numva ko isi umunsi umwe isi nimara kuba ifite ubutabera bwuzuye, numva ko hari abazabazwa ubuzima bw'abanya-Ukraine, hari abazabazwa isenywa rya Ukraine, hari abazabazwa ibi bintu byose. Reka tubirekere abanyamateka bazandika. Iyi ni Waka Waka podcast rero, ndabashimiye cyane. Dukomeze twinywere ibinyobwa bya KDB, twinywere whisky ya KDB, twinywere vodka yabo, twinywere dry gin, twinywere red wine, twinywere white wine. Ni ukuvuga ngo ni ku mafaranga make, tukava kuri za suruduwiri tugahesha agaciro amafaranga yacu.